ikinyoma nabeshye ibibi byose nakoze ibi byose byari ku iherezo yabyo kugira ngo ngaragare kandi nanamenyekane ibyo rero nabyo ni ikinyoma nakoze kandi So guys, nongeye kubona abayikaze hano kuri channel nimba ukurikirana filime yacu My Daughter. Murabizi ko ku munsi w'ejo episode yacu y'106 tutayibahaye, ariko icyo tubashishikariza no kuba mutabura ku biganiro byose tuba tukwagazaho umunsi ku munsi hano kuri channel kugira ngo mwungukiramo ibikorwa byose tuba turimo kubategura umunsi ku munsi kuri filime yacu My Daughter. Icyo tubashishikariza no kuba mwebwe mwageze hano kuri channel mwarebe nimba mwabanje kuba mwakanda kuri buta subscribe no cyane ibikorwa byose bya filime yacu My Daughter. Ku munsi w'ejo cyo mbashishikariza nuko mutabura. Ese wowe urabona kuba umuntu witwa Michel akomeje kuba yahemukira inshuti ye magara, umuntu basangiraga kabisa nagahiye buri kimwe cyose bagikoranaga nta numwe wemye undi, kandi akaba akomeje kuba yamuhemukira amuca inyuma ku mugabo we, kandi tukaba turi kubibona ko abikora nta kwicuza, abikora ahubwo abifite confidence ya danger. Utekereza ko umunsi noneho Abira amaze kuba yabimenya akamenya ko inshuti y'amagara Michel yamuhemukiye ku rwego rungana gutya, utekereza ko azakora iki? Ese Vumilia we ukomeje kuba watuma umuntu witwa Hanta atavugisha kuri ngabe yava mu hurizo nawe akomeje kuba yinjiramo, utekereza ko Hanta we bizamworohera umunsi noneho bavumbuye ukuri atari ukwivugiye? Ese urabona biraza kwa byagendute? Guys, wowe wageze hano kuri channel nkayikaze, ndagusaba kugira ngo rebe nimba wakanze kuri buta subscribe no cyane mibigana byose ari gutegurwa umunsi ku munsi kuri filime yacu My Daughter. Kandi ndagira ngo watanga ibitekerezo batubwira nawe ukuntu uri kwimva kuri filime yacu My Daughter. Murabizi ko muri abantu b'intwari, murabizi ko muri abantu bagaciro, murabizi ko ari mwebwe tuba turimo gukorera icyo tubasamwebwe namwe nuko mwadutera ingabo mu bitugu bunsi tugakomeza tukagenda mu biganiro byose tuba turi gutegura umunsi ku munsi kuri filime yacu My Daughter. Ese ko tuzi neza ko umuntu witwa Hanta bakomeje kuba bamushiraho igitutu gikomeye cyane cyo kuba yashingirana n'umukobwa ari kumwihitiramo, kandi tukaba turi kubona ko Hanta nawe kugira ngo abe yabikwepa nawe bikomeza kuba byamugora kubera ko n'uwo mukobwa yaje kuba yaza kuba hano mu rugo kwa Hanta, kandi tukaba turi kubona ko Hanta mu gihe cyose abyutse ari kumureba, igihe cyose akarabye arimo kumureba. Ese ubona Hanta azabishobora kugomeza kuba yamukwepa? Kandi azi neza ko ababyeyi bamumuhitiyemo. Ese ari wowe wishyize umwanya wa Hanta wakora iki? Hanta ko akomeje kuba yajya muri no hurizo akaba yaranze kuba yagaragaza ukuri kose ko kwakabaye, utekereza ko atari byo bituma none akomeje kuba yishira mu bibazo bikomeye cyane? Hanta wamugira inama ikintu yakora muri aka kanya kugira nawe iyi situation ari komeza kuba yajyemo abe yayiva mu kigabo? Hanta niho inama wamugira kugira ngo nawe ibikorwa byose abe yabyikuramo? Turi kubona ko bikomeje kuba byamugora ku rwego rwo hejuru, turi kubona ko Hanta bikomeje kuba byamubera ihurizo rikomeye cyane kubera ko yanga kuba yavugisha ukuri bose bamenya icyo atekereza ndetse n'ikintu ashaka mu buzima bwe. Ese utekereza ko umunsi yavugisha ukuri noneho bamwe bazakwakira neza? Iyo utekereza ko umunsi yavugisha ukuri noneho umuntu witwa Abira ibinyoma bye noneho ntabwo bizaba bigiye hanze, noneho kuba ahora abeshya akaba ageze na kino gihe akomeza kuba yabeshya ko umwana ari uwe, kuyahohotewe, kuba yarafunzwe, ntabe yavugisha ukuri nawe ngabe yikuraho icyaha. Utekereza ko atari byo komeza kuba none byatuma ajya mu mazi abira? Ese Abira we wamugiriye inama? Ese ubona noneho muranga namara kuba yamenya ko uyu mwana yitiririwe, uyu mwana ahora arwanirira umunsi ku munsi, namara kuba yamenya ko ari uwa murumuna we Hanta, utekereza we kazakora iki? Ngo tuvugana ntabwo tuzi ikintu Nkuranga arimo gutekereza. Turabizi ko Nkuranga we na Michel muri kino gihe turabizi ko bafitanye umubano mwiza ndetse unahoraho. Ese urabona umunsi bizagera kuri Abira akumva ko Michel yizeraga, Michel yabitsaga buri kimwe cyose, amabanga yose akaba yafite, akumva ko noneho yanarenzeho kuba ari inshuti ye,
akamuhemukira ku rwego rwo hejuru. Ubu ngubu tuvugana akaba yirwana n'umugabo we baryamana umunsi ku munsi, ndetse hakaba ari no gusohoka amakuru avuga ko Nkuranga mu gihe Isabella byaba bizakomeje kugorana yahita yibanira na Michel. Ese utekereza ko ari nkawe ukaba ufite inshuti nka Michel ukagira ibyago ukajya ahantu utagomba kuba, waboneka vuba ikagusigara ku rugo bene kano kageni ukabimenya wakora iki? Murabizi ko n'ubundi Isabella nta n'ikintu yakora ahantu ari, nta n'ikintu kimwe yakora, nta n'ijambo na rimwe yavuga kuri Nkuranga cyangwa Michel ngo rihinduke. Ese utekereza hari nkawe hari ikintu wakora? Guys, wowe wageze hano kuri iyi channel ntiwibagirwe kugenda utabanje wakanda kuri buto ya subscribe ngo tujyane mu biganiro byose bya filime yacu My Daughter. Kandi niba unashaka kuba wagira uruhare kuri filime yacu My Daughter, ntiwibagirwe kugenda utabanje watanga ibitekerezo ngo batubwira nawe ukuntu muri kwimva kuri filime yacu My Daughter. Murabizi ko tubakunda, murabizi ko muri abantu b'agaciro, murabizi ko muri abantu b'intwari mu bikorwa byose tuzadutegura umunsi ku munsi kuri filime yacu My Daughter. Ngiye muri kumva hano kuri mikoro ngero ukageza uzuno Benese zose umunsi ku munsi nirwa niyo nsenga Venke. Rero n'abatindiye icyo tubasaba ni mugende mwebwe mutabanje mwakana kuri buto ya subscribe ngo tujyane mu biganiro byose bya filime yacu My Daughter. Tutabatindiye twongeye duhure ku indi episode kuri filime yacu My Daughter. Ciao ciao.